cyane bene data ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Imana iduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana kano kanya. Ndagira ngo aho waba uri hanze, waba uri mu Rwanda, waba uri mu bindi bihugu, nkwifurije amahoro y'Imana kandi nkwifurije umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana tujye gusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ni ibice bitanu mu murongo waho wa 14 tujye gusoma. Reka dusome twumve iki ijambo ry'Imana ritubwiye. Bibiliya irambwiye ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumuka. Twakira ijambo ry'Imana. Ni umurongo umwe wonyine dusomye bene data, ni ijambo ry'Imana dusomye dusanze mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho bitanu. Ni umugabo witwa Namani. Uyu mugabo witwa Namani yari umutunzi ndetse yari umuntu ukomeye cyane, yari umuntu udasanzwe, yari umuntu ukomeye mu buryo bw'umubiri, ariko hari icyo yaburaga, hari ukuri yaburaga, hari ijambo yaburaga. Haleluya! Ndagira ngo mubwire wowe nkurikiye, Imana yo mu ijuru irashaka kugira ngo umenye ukuri, ndetse ngo nitwamenye ukuri, ngo ukuri niko kuzatubatura. Ngo icyo gihe uyu mugabo witwa Namani yari umugabo w'ingabo z'Isiriya. Urumva yari umuntu udasanzwe cyane, yari umuntu ukomeye, yari umuntu ufite amadarada adasanzwe, ariko hari icyo yaburaga. Yaburaga ukuri, yaburaga mwuka wera, yaburaga imbaraga. Haleluya! Ndariko ijya kiza kugira ngo baratera bajya kunyaga. Bagiye kunyaga, banyaga akana k'agakobwa. Ako kana k'agakobwa kari akana k'insuzugurwa cyane, kari akana gato cyane, ariko nubwo yari mutoya inyuma, imbere yari mugari kuko yari afite ibisanyo by'Imana. Ndagira ngo mubwireze ene kosala bonesa, wowe umurikiye, ndagira ngo wongere uzamuke, ndagira ngo wongere utekereze ko nubwo abantu bakubona ko uri muto cyane, ariko ntabwo uri muto, uri mukuru. Imbere uri mukuru. Burya uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, ni kumara kwerekanwa ibintu bizagenda neza. Ni kumara kwerekanwa abantu bazaduti ibi twikiriye, ntabwo abantu bagusobanukirwa. Uyu mwana baramunyaze, ngo baramuza, ngo bamugejeje mu rugo, ngo babona ikintu akwiriye, ngo ni ukuba yakora akazi ko mu rugo. Mbese we akaba ashinzwe gukoropa, ashinzwe kuzana amazi, ashinzwe guteka, ndetse yanaryaga ibiryo ba nyirabuja batariyeho kandi ariwe wabitetse. Haleluya! Ariko nagira ngo nkubwire uyu munsi turi ku ijambo rivuga ngo ukuri. Nitumenye ukuri niko kuzagira gute, kuzatubatura. Ngo igihe kiragera ngo umwana nijoro arangije gukoropa, arangije gutegurira ba bosi, ngo aza gupfukama hasi agiye kuryama, ngo arapfukama, ngo amaze gupfukama asenga Imana. Imana y'iwabo muri Isirayeli. Haleluya! Ngo amaze kuelekoneta yazidinywa turakunebone Imana ndakumva, ngo amaze gupfukama hamagaye Imana. Imana iramubwira ngo burya muri uru rugo uhamaze iminsi, ariko hari ibyo udasobanukiwe. Ndagira ngo nguhe amakuru y'aha hantu uri, ndagira ngo nguhe amakuru y'aha hantu wicaye. Aha hantu nubwo uri insuzugurwa, wowe nkurikiye, uko uzasa ntikurerekanwa. Igihe kiraje kigere, Imana yo mu ijuru igutabara. Ijambo riravuga ngo dore mu mpinga y'imisozi, naho mu kabiri umurongo wa mbere, ngo dore mu mpinga y'imisozi nk'amaguru yuzanye inkuru nziza, ngakamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, ngo komeza ibirori byawe byera, ngo higura imihigo yawe, ngo kuko umunyabiti ngo atazongera kunyura iwawe, ngo yasembweho pe. Ndagira ngo mubwire rero, hari inkuru nziza uje kwakira mu izina rya Yesu. Ngo umwana ngo iyerekwa riramanuka, ngo rimaze kumanuka, ngo ijwi ry'Imana riramubwira ngo burya wabaga ahantu utahazi. Wibuke ko yari insuzugurwa, ariko turi ku ijambo rivuga ngo ukuri niko kuzakubatura. Ngo Imana yijambo ngo burya bosi wawe nubwo mubana yararembye. Haleluya! Ngo yararembye, ngarangije ngo abazimana ngo mwama wite, none ko ntemere kugera muri salo, ndamuhinguka mu maso ye, ndabimubwira nti Imana imuha amakuru. Hari amakuru abarokoreye utumenya, hari amakuru Imana igomba kuguha. Iyo wakijijwe ukabatuka ukagera ku musaraba, hari amakuru umenya abandi batagomba kumenya mu izina rya Yesu. Ngo arangije ngo afata umwanya aragenda, ngo agera imbere ya nyirabuja, ngo aramubwira ati mabuja, kuri iyi saa nubwo nzanyirwa kurya, ariko hari amakuru Imana yambwiye. Ngo ndaramubaza ati se iyo Mana ivuga ite? Undi aramubwira ati udafite password ntabwo wakumva Imana, kuko password ifitwe n'abarokore. Aravuga ati se Imana y'iwanyu muyisenga mute? Ngo ndaramubwira ati njyewe ngiye kuryama nasenga Imana, maze gusenga Imana irambwira ngo bosi wanjye ariwe mutware wawe yararembye. Haleluya!
yari yarivuje zaranze ntahatari yaragiye kandi afite amafaranga, ariko Imana ije kumuhuza n'ukuri, ije kumuhuza n'umuntu uramubwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mubwire ngo ntaha ene kota zibiniwa leletayamu, ndagira ngo ngutangarize ijambo rikomeye. Hari ahantu ugiye kubonera ukuri, hari ahantu ugiye kubonera agaciro. Donc ngarangije ndabona ati none se wagiye kubona ubona yabembye. Urumva uyu mwana yahuye n'ibibazo bibiri, yagombaga kuvuga ikintu kimwe, aho yabonye bembye, uburyo yamubonye, kuko icyo kibembe cyari kizwi n'umugore we. Wibuke ko uyu mugore we yibereye mu mubiri, nta yandi makuru afite. Undi mwana aravuga ati iwacu muri Isiraheli genda afashijwe, iwacu muri Isiraheli, iwacu uhageze hari umuntu w'Imana, uwo muntu yitwa Elisa. Ba Elisa ni benshi, ariko uzagende ubaze Elisa w'umurokore ukunda Yesu cyane ndetse usengera abarwayi bagakira. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wabuze amahoro, ariko hari amahoro, hari umugisha Imana irakuguha. Ngo arangije ngo aravuga ngo bose aratanga, amaze gutaha kana twanyaze, kamwe twasuzuguraga, kamwe twabonaga ko nta kigenda, kambwiye amakuru, urabizi ko ikibembe cyawe ni njyewe ukizi, aho kiri ni giwazi. Yambwiye ngo arakizi, ariko anambwira umuti. Urasabwa wowe umurikiye, waba uri mu Rwanda cyangwa Canada cyangwa Kongo cyangwa Burundi, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhuze n'igitangaza cyawe, Imana iguhuze n'umugisha wawe, Imana iguhuze n'ukuri mu izina rya Yesu. Ngo arangije amuha umuti, ngaramubwira ati shaka buryo bwose yagera iwacu muri Isiraheli. Wibuke ko Siriya na Isiraheli byari ibihugu bihora bihanganye. Ngarangije ngo yandika inzandiko byihutirwa, ngasaba uburenganzira. Urumva umuntu nka bosi arangije ati nta kundi ngiye gufata urugendo nerekeze muri Isiraheli. Haleluya. Bene data, ndagira ngo unyuze neza iki kintu ngiye kukubwira wowe umurikiye. Imana yo mu ijuru irashaka kugira ngo umaze igihe kinini ubwirwa amagambo menshi, ntagire aho yagukura, ntagire n'aho yakugeza, ariko hari ukuri kuje kugira aho kwagukura n'aho kwakugeza. Wahuye na benshi bakubwira ibintu bidahuye, uhura na benshi bakubwira ibintu bitajyanye. Haleluya. Ariko Imana yo mu ijuru ije kuva muri ndavuze ijya muri ndakuze. Zele koneta ya sibiyo, Imana ije kuva muri ndavuze ijya muri ndakoze. Ngo arangije akora ikintu gikomeye, bashaka ibikoresha amafezi zahabu byose, ngo barangije ngo amafarashi barayuzuza barajya. Ariko umwami wa Isiraheli ngo amaze kumenya ko hari umugabo ugiye kwinjira mu gihugu cye kandi ubamereye nabi, ngarangije agashishimura umwambaro. Amaze gushishimura umwambaro, twihute, ngarangije gushishimura ngo nuko ngo Elisa, ngarangije ngaramaze ngo kuki mwami ushishimura umwambaro. Ngo undi ngaramubwira ati ndiraba ni gute abantu bahora duhanganye, baje hano, baje mu gihugu cyanjye, ni ukubera iki? Undi ngarangije aravuga ati bareke baze. Uwo ni umugabo witwa Elisa. Ndagira ngo nkubwire ngo hari amavuta yawe agiye kumenyekana, amavuta yawe agiye kugira agaciro. Elisa aravuga ati wihorere aze bimenyekane ko muri Isiraheli hari Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo reka abantu, hari abantu bakuvuyeho, hari abantu bagiye, hari abantu bakuretse, ariko kubera ko bamaze kumenya ko muri wowe hari ukuri, hari amavuta, bagiye kukugarukira mu izina rya Yesu. Ngo arangije bagera, ngamaze kugerayo, ngo Elisa aramubwira ngo nta mwanya mfite wo kuvugana nawe, ngabwira ngo abaja n'abazamu ku irembo. Aravuga ati byiba mwamubwiye yuko ari Namani bose, mwamubwiye amaraso afite. Ngarangije ngo umuzamu aravuga ati twabivuze. Mwamubwiye imodoka yajemo ko ihenze, aravuga ati ibyo nabikoze. Mwamubwiye se byibura amagarade, ati ibyo twabivuze. Mwamubwiye se ko merekejwe, ati ibyo twabivuze. Ndagira ngo nkubwire ngo waba ukomeye, ariko ndagira ngo ngutangarize ijambo rikomeye. Hari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Da honesta alako ni nikota ya sisi. Ngo arangije ngo Elisa aravuga ati mugende mubwire ajye muri Yorodani inshuro zingahe? Zirindwi. Ibi ngibyo araza kubibona nyuma y'ibyo. Ngarangiza ajyamo gatanu, arangije ajyamo gatandatu. Nubwo yari kujyamo gatandatu n'igice, ntabwo yagombaga gukira, byari ngombwa ko umubara wuzuza. Haleluya. Ngo arangije kujyamo inshuro ya karindwi, ngavamo kabiri kawe nta kiki, nta kuruhinja. Mwene data, yuko yari amaze guhura n'ukuri, yuko yari amaze guhura n'igitangaza, yuko yari amaze guhura n'Imana. Donc hari isezerano ritize gusohora, ariko rigiye gusohora risohoye mu izina rya Yesu. Ngo arangije ngafata ifeza n'izahabu, ngaje gutura umwami. Ngo ngaravuga ati nta
feza n'izahabu byawe nkeneye. Impamvu yakoze umubare gatatu, aravuga ati nza gufata iyi feza n'izahabu, yari gusubira iwabo muri Siriya, ari kuvuga yuko hari imana yo muri Israheli baha amafaranga, baha ifeza, baha buri kimwe igakiza abantu. Ngarangije bati nubwo byanze, haleluya, nubwo byanze rero Yesu ndafashijwe n'ubwo afashije, arati nubwo byanze byibura reka mfate umufuka nshyire mu itaka, basi mbijyane iwacu muri Siriya. Basi Imana nijya ibagenderera ijya yibuka ko hari Umwisirayeli utuye mu Siriya. Kubera iki? Igitangaza Imana yari imukoreye. Ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, mumaze igihe kinini ubona ibintu byaranze, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, akira igitangaza, akira ukuri, akira kubwiza. Wumvaga amagambo menshi amwe akaguca intege, ariko hari ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi biraje bimenyekane ko hari imbaraga z'Imana, hari Imana. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire umuririmbyi uzi umwuka yari ngo ni igihe gito intambara zigashira, ngo ni igihe gito umara bugacyahwa, ngo noneho nta kimwe urumpaye, ngo kuko nzabagirirwa kwa Yesu. Ndagira ngo nkubwire rero nawe ni igihe gito, icyo kirembe cyari kimaze iminsi, abantu barabimenye, abantu bagufataho ijambo, bandi baravuga ngo ntibizemera, abandi ngo ntibizashoboka, ariko umaze igihe kinini ubeshwa, ariko akira ukuri mu izina rya Yesu. Iyo Yesu aguhuje, haleluya, iyo aguhuje n'ijambo yakubwiye, abantu bose barabimenya. Ayo makuru murayazi. Umugabo witwa Zakayo yaravuze ati uyu munsi bimenyekane, ndange ndagendeye gushaka umwami wanjye. Zakayo yahuye n'umwami kubera guca bugufi, nawe kubera kumenya ukuri. Nawe rero wikurije ukuri mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire, Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge umwifurize umugisha. Mana ndagushimye kubwira ijambo, reka umuntu wese uri bwumvira ijambo rigeraho ryamukura naho ryamugeza. Mwifurije guhura n'ukuri. Amaze igihe kinini azenguruka, hari abantu bamaze igihe kinini bafite ikibembe, imiryango yarabanze, imiryango irabatererana, bandi barabarekura, ariko ndagushimye yuko bahuye n'ukuri kw'ijambo ryawe. Mana urakoze, uvuye muri ndavuze, ugiye muri ndakoze mu izina rya Yesu, amen, amen.